Hello my guys, mumeze mute? Ndakeka mumeze neza. Nanjye ndwaye akagiripe ariko biraza gukira. Nawe utameze neza ugire ibihe byiza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kureba uburyo wakiriyetinga fake account ikaba active. Kandi mbafashe, ni ukuvuga ngo urakora log out ya muri face muri ntuzagiye harimo ikinyarwanda muri hangana, urajya ukoresha ndabyandikaho uko byanditse mu cyongereza n'ibikurikiza. Ni ukuvuga ngo hano urahita ushyiramo izina, urajya kuri create account then ushyiremo izina ushaka kujya ukoresha kuri account yawe. Twebwe reka tuyite menya studio. Ubwo twebwe dushyizemo gutya, noneho then ukanda next. Ubwo twebwe hano turakanda aba next cya continue, then hano ni ibikurikira, then hano ushyiramo nimero za telefone yawe. Wibuka ko izi nimero bashyiramo barahita baguhaho notification irimo password. Hano ushyireho birthday, igihe wavukiye, nyereka nshyiraho ipoze, nshyiremo bino, washyiramo nawe ibyo ushaka. Hano ku mwaka uze ushyiremo umwaka ushaka, wagerekana ipoze nshyiremo umwaka nshaka. Ntihangarirwa igicuranemo gake, ijwi ntabwo ririmo neza. Hano urahitamo igitsina cyawe, hano ushyiremo ijambo banga, warangiza ukande next. Noneho ijambo banga nawe urahitamo iryawe, rifite kuva kuri 6 kugeza ku 8, then wiyandikishe. Ese ntabwo nkoze account ngo nyirangize, urahita uyirangiza bakusaba na password uraza gukoresha. Noneho nyuma yo gucreatinga account nibyo tugiye kureba. Nyuma yo gucreatinga account, noneho ikindi ugiye gukora, uraza hano mu tudomo 3 wagiye muri ya account yawe ugiye gukoresha. Ya account yawe wakoresheje, then byaranditse abamenyekanisha, then profile, then uragize byaranditse, uraza handitse ngo abakurikira rusange, muri flowing, then user hano urashyiramo rusange, uragendeza kuri rusange, ngo mu cyongereza ni public. Na hano uze ushyireho rusange. Nukora fake account, ibintu ntubishyireho, ntuza yawe ntago iraba ari active, ntago urajya usanga bidakora, cyangwa usanga bawe ntago babiguha byuzuye neza. Uragurikira. Uba urangije kuzikora, noneho biba birangiye, weho uhita ujyamo aho ugiye kuzikoresha izo fake zawe account, muri DJ Like cyangwa muri Your Like, ugatangira ukazikoresha. Turi kumwe muri video zikuri.